nongere mbaye ikaze kuri Niva Pala Vlog. Twakomeje rero na episode ya gatatu, story yo n'umuzimu. Duherukanye nyuma y'uko umusore John amaze kubona umuzimu Stella, atangiye kwibaza byinshi niba ashobora kuba hari ahantu yaba yarigeze kumubona mbere y'uko Stella apfa. Ese yaba yaramubonye na mbere, byagenze ute? Turakomeje, turacyari ku ruhande rwa John. Buri uko nakomezaga kugerageza kwibuka nibyo byakomezaga kunshanga cyane, maze ndibwira nti apu wasanga n'ubundi naramubonye nk'umuzimu, reka byere kuntera umwanya, reka mbyibagirwe nisinzirire. Bivuga ndimo guhindukira ku gitanda, ako kanya phone yanjye yahise isona, numva noneho nayo umutwe, nuko ndimo kuyifata ntivugisha nti ariko se nk'ubu koko urimo amamagariza isaha ninde? Ndebye nimero mbona sinyizi, nuko ndibwira nti wasanga ari Debbie. Nuko ndayitaba ubundi nshyira ku gutwi. Ku ruhande rwa Stella, ubwo njye nari nihagarariye iruhande rw'imodoka, genda ntegereje ko ahagera. Narategereje ndategereza ariko ntiyaza kureba imodoka ye. Hashize akanya imodoka iparika iruhande rw'umuhanda, narishimye cyane kuko byibura nari ngiye kumubona. Ubwo narihanganye ndategereza ndeba ku muryango w'imodoka, niteguye ko ari we ugiye kuyisohokamo. Icyantunguye kikananenguha yari umugabo wari uri kwisohokera mu modoka w'umugenzi. Uwo mugabo akimara kuvamo, wa musore muto nabonye ejo nawe yayisohokamo ndetse yari utwaye iyo modoka. Ubwo negereye imodoka nkomeza kwitegereza mu kirahuri kuko wenda nibwiraga ko akirimo imbere atarasohoka, ariko nta wundi muntu wari uyirimo. Nuko ndabegera ndababaza kandi mbabaye nti wa musore mwiza ari he, kuki wataza? Nuko wa musore muto abwira wa mugabo wari usohotse mu modoka ati ngiyi imodoka. Wa mugabo ajya ku modoka afungura umuryango arayatsa, hashize akanya ayisohokamo. Abwira wa musore muto ati rwose iyi modoka nta kibazo ifite, iri gukora neza. Wa musore aramusubiza ati nibyo se, biratangaje pe. Nuko yishima mu mutwe aramubwira uti yari yavuze ko ejo iyi modoka yari gukora nabi, none nanjye birantunguye. Wa mugabo aramusubiza ati iyi modoka nta kibazo ifite. Wa musore nawe aramusubiza ati okay, unyihanganire kugustressa. Wa mugabo aramubwira uti nta kibazo, bimeze neza kandi urabeho, abivuga aseka. Ubwo yahise agenda mu yindi modoka, mu gihe wa musore muto we yari akirimo kwitegereza ya modoka. Ubwo naramwegereye ndakaye cyane ndamubaza nti ese wa musore mwiza ari he? Kubera icyo atari hano? Ndashaka kumubona, ndakwinginze mbwira ahari. Uwo musore nta nubwo yigeze ambona cyangwa ngo amenye ko mpari, ndetse nta n'ijambo ryanjye na rimwe yumvaga. Ubwo yashakaga kwinjira mu modoka ngo atware, maze ndamukurikira mubaza ibibazo byinshi, ariko ntago yigeze anyumva na gato. Nuko ndamusakuriza nti ndakwinginze nyumva bwa rimwe, ndashaka kubona wa musore mwiza. Ibyo nkabivuga ndi kumukurikira. Ubwo agiye gufungura umuryango naramwegereye mujya mu matwi, muhamo umwuka mwinshi cyane. Ubwo yarahindukiye akora ku gutwi kwe, nuko aravuga ati ibyo ni ibikira? Wagira ngo hari umuntu wamuhaga mu gutwi. Ubwo njye nari muhagaze imbere ariko we ntago yambonaga, nanjye nkamuvugisha nsimbuka imbere ye, ndetse nzunguza ibiganza nkamubwira nti ndakwinginze ndeba gusa ntunyumve. Ubwo amaze kureba impande n'impande akabona ari wenyine, afungura umuryango w'imodoka arinjira. Bonye yinjiye mu modoka ndamubwira nti ndakwinginze winsiga. Ubwo nahengerezaga mu birahure by'imodoka, ubwo yarimo yatsa moteri. Imaze kwaka atwara imodoka gake gake, ubundi yinjira mu muhanda. Ubwo kwihangana byarananiye, maze ndivugisha nti ubu se nkora iki koko? Kandi rwose ndashaka kubona wa musore mwiza. Nta kindi nakoze, nafunze amaso mva aho nari mpagaze, ubundi nongera kuyafungura ngeze muri ya modoka ya wa musore. Yari acuranze indirimbo irimo gusakuza cyane, yatwaraga ari no gucuranga umuziki. Ubwo njye nkumva arimo kunsakuriza cyane, maze ngafunga amatwi n'ibiganza ubundi nkavuga nti amatwi yanjye we, ese ubu wagabanyije iyo volume koko? Ariko we agakomeza kuzunguza umutwe awujyanisha n'injyana y'indirimbo acuranze, kuko n'ubundi ntabwo yabashaga kunyumva. Ku ruhande rwa John, iminota 30 mbere yo gushutinga amafoto bitangira, nari ku modoka ya Debbie ndetse turi twenyine gusa njye nawe.
director ndetse n'abandi bo bari muri studio bari gukora ibyo bagomba gukora mbere y'uko dutangira gufata amafoto. Muri icyo gitondo Debbie yari arimo kugaragara neza cyane, maze ndamubwira mu ijwi ry'urukundo nti urasa na marayika, uri mwiza nk'umwamikazi. Yaramwenyuye kubwo kumva ayo magambo, maze nanjye arambwira ati urakoze cyane kuri ayo magambo mbwiye, gusa nawe ndabona umeze neza cyane ndetse buri wese yakwifuza, ndetse usa n'urukundo. Nuko nanjye ndimo kumwenyura ndavuga nti wow, uzi ko ari ubwa mbere umukobwa yambwira amagambo nk'ayo? Urarenze kurusha abandi bakobwa bose nzi, ni wowe mukobwa mwiza muri iyi si kuri njye, ndakubwiza ukuri aka kanya. Nuko nawe ankubita agashyi kuntu gaseka arimo kundeba ati ndishimye kubwo kumva ayo magambo, uri mwiza n'ukuri. Ubwo njye naramurebye ku maso he akanya gato ndi no kumwenyura, maze ndamubwira nti amaso yawe ni meza, amazuru yawe yo sinakubwira, n'iminwa yawe. Nitanceceka ndimo kureba iminwa ye, maze nkoresha igikumwe cyanjye kumuhanagura ibyo yari yisize byinshi. Ndamubwira nti witeye byinshi, ese mbikugabanyirize? Mbona azamuye iminwa ye arimo no gukomeza kumwenyura, mureba mu maso ndeba no ku minwa, maze ndamwegera nanjye mwegereza iminwa yanjye ngira ngo musome. Nawe yari yiteguye ko namusoma, ku buryo yafunze amaso buhoro buhoro ndetse yiteguye agasomyo kanturutseho. Ibyo byampaye amahirwe uko nakomezaga kumwegereza iminwa yanjye kuye. Habura gatoya ngo dusomane, numva igifone cyanjye kirasonye, twese kiradukanga ku buryo ahubwo iminwa yacu yagonganye ikenda gusaduka. Ubwo nahise nsubira mu mwanya wanjye uko nari nicaye mbere, ubundi mfata fone mureba mu maso ndamubwira. Arambwira ati itaba telefone. Yari Sam wari umpamagaye, ndibwira ntiwasanga ari hano. Mufasha aravuga ati hello, ndi hano. Ndamubwira nti reka nze noneho. Ubwo nahise mukupa nyishyira mu mufuka, maze ndamubwira nti ndakeka ngiye kugenda, ndaza kuguhamagara turangije gufata amafoto, ese wamakanyira ijoro? Aransubiza ati reka ndaza kureba gahunda nsigaranye uyu munsi, ndibuze kugusubiza. Nanjye musubiza mwenyura nti okay bye. Ubwo navuye mu modoka ya Debbie njya aho Sam yaparitse imodoka ye. Ndebeye kure ntaragera aho aparitse, mbona mu modoka ntago ari wenyine, hari umukobwa umuhagaze iruhande arimo kureba impande n'impande. Narabegereye ndebye mbona ni wa mukobwa w'umuzimu. Ubwo nkimubona nigize nkaho nigeze mubona. Ubwo narebye Sam maze ndamubwira nti ese waje? Asubiza ndeba ati yego naje, ndetse n'imodoka yawe nta kibazo ifite ndayigaruye. Ndavuga ni ntukuri se? Okay, nta kibazo. Ubwo wa mukobwa w'umuzimu yari ari imbere yanjye, maze ndeba mu maso arambwira ati bite, ndakwinginze nkeneye ubufasha bwawe, ese ushobora kunyumva bwa rimwe? Nuko mbwira Sam nti tugende. Ubwo njye na Sam dutangira kugenda twerekeza kuri studio. Wa mukobwa w'umuzimu aradukurikira maze aravuga ati ndakwinginze reka kunyirengagiza, mbabarira unyumve, ntabwo ndi bukurogoye, ndabigusezeranyije. Ku ruhande rwa Stella nakomeje kumwinginga ngo basi anyumve nawe tuvugane, ariko yanga kundeba ndetse yifata nkaho atigeze anyumva. Ubwo nakomeje kumukurikira ngenda mubwira nti umuhungu mwiza wambabarira ukanyumva. Hashize akanya ndabakurikira aho bari bagiye, hari ahantu heza cyane bisa nkaho bagiye gufata amafoto cyangwa films. Abantu bari bahari barimo gukora ibintu bitandukanye. Hari abakobwa babiri barimo gushyira makeup ku mukobwa umwe, naketse ko yari umumodo ndebye ku buryo yari yambaye. Ubwo njye nakomeje kugendagenda aho hose ndeba ibyo bose barimo kugenda bakora. Ubwo ndimo ntembera nabonye ifoto imanitse ku gikuta, ubundi ndahagarara. Uko nayitegerezaga cyane niko numvaga mu mutwe wanjye harimo kuzunguruka bisa nkaho nshaka kwibuka ibintu, buri uko ndebye umusore wari uri kuri iyo foto. Ubwo nashyize ikiganza cyanjye ku gahanga kuko umutwe wanjye numvaga utangiye kwifata bidasanzwe. Ubwo mpita ntangira kwibuka ibintu bimwe. Ibyo nibutse rero, numvaga ijwi ry'umukobwa ririmo rivuga riti ndakwinginze ntabara, ndagusezeranya ko nta muntu n'umwe nzabibwira. Umuhungu akamusubiza ati byarangiye, igihe cyarenze mukundwa.
birasa nkaho ubwo ari bwo buzima bwawe bukurikiyeho kandi umbabarire ndagukunda cyane urabeho. Nuko umuhungu ahita atera umukobwa icyuma yari afite mu biganza maze numva amazi menshi arimo kwisukiranya asakuza. Nkimara kwibuka ubwo nagaruye ubwenge nibaza ibyabaye, ku maso hanjye ntago hasaga neza urebye, ibyo nibutse byari biteye ubwoba ku buryo icyo gihe numvaga rwari urwo rusaku rw'amazi yonyine. Ubwo naracanganyukiwe maze nkomeza kwivugisha nti ese ni ibiki byabaye? Ese ibyo nibuka ni ibya bande? Ese bariya ni bande numvaga? Ibi ntabwo byari byarigeze bimbaho mu myaka 3 ishize, ubwo nibazaga iyi si n'ibyayo. Numvise ntandukanye kandi ntunguwe nkakomeza kwibaza nti ese uyu mukobwa urimo kurira yaba ari njye? Ese naba narishwe? Ese uriya muhungu wateye umukobwa icyuma ninde? Nibajije ibibazo byinshi ku buryo ntari kubibonera ibisubizo. Ni naha rero episode yacu irangiriye ya 3. Ese buriya muri episode ya 4 Stella azabasha kubona ibisubizo by'ibibazo ari kwibaza? Icyo bigusaba gusa ni ugukomeza kubana natwe kuri Never Love Vlog kugira ngo dukomezanye n'izindi episode zikurikiyeho.